mumeze mute nizere ko aho muri hirya no hino mu gihugu mukomeye kandi mumeze fresh mumeze neza mu minsi mike yatugiye gufungura televiziyo cyase tugiye kwa launchingira televiziyo yitwa Tag Me Talent Go With Me still nacyari kuri Iris Rwanda twatembereye mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba mu rwego rwo kugira ngo tubereke yuko ibintu biri kugenda bihinduka bigahindura isura. Izina ryo muri kuribona ni Chateau de Malala. Ni hoteli yubatswe hejuru, navango yubatswe ku Kivu hejuru, yubatswe ku mazi aho ngaho hejuru nkuko mugiye kugenda murimo murabibona. Haba hatembereye abantu benshi bagiye batandukanye, baturutse muri Kongo, abaturutse hiyo no hino mu gihugu. Iyi hoteli rero muso wo kwitana tuzatwibereye nta handi azaba ari aho ngaho. Kimwe nababwira Iris Rwanda ku bufatanye na Tag Me dufite ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mu minsi iri imbere tugiye kujya tubagezaho, tugiye kujya tubategurira mukabona amashusho mu buryo ari digital mutari musanzwe mumenyerewe, ku buryo umuntu ashobora kugaragara nk'uri muri Amerika kandi ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ubwo buryo nababwiraga turimo turabategurira. Hagati aho harimo ibyiciro bitandukanye tuzatangirana nabyo nk'uko mubyumvishe ngo ni Talent Go With Me. Ni abanyempano aho tuzaje dutumira ibyiciro by'abantu bakuze cyangwa se abasaza bakuru bakaganiriza urubyiruko rufite impano rwiyumvamo icyizere cy'ejo hazaza. Uyu munsi none twatumira nka Mwana Rutayisiri akatwensiparinga akatubwira byinshi ku buzima n'imibereho yanyuzemo akiri ku ishuri, nyuma yo kurangiza ku ishuri atangiye ubupasiteri. Ese nyuma y'ubupasiteri azakomeza abiki, kuko uretse kariyeri ye hari aho irangirira. Turacyari gutembera nkuko nabibabwiye rero, muri kubibona turacyari kuri ya hoteli. Umanutse gatoya na ahantu hari cyane, umanuka ukagerayo uvuye ku muhanda kwajyana ibirometero nka 3 cyangwa 2. Ariko akomeza kumanuka. Kongera kubibutsa ko turi kumwe na Centre Fatima Notre Dame de Fatima mu Dusure. Ni hoteli ya mbere ikomeye mu karere ka Musanze, iteganye n'amarembo ya stade Ubworoherane. Turi kumwe na Lipia Restaurant, turi kumwe kandi kufatanya na Tag Me TV. Mwahabonye rero, uramanuka hano ukajyana neza ku mazi yaba uturutse turacyari mu gice cya hoteli ariko ugana inyuma ku mazi. Nacyari kubaganiza mbabwira ngo mwakunze filime Ikiro cy'urukundo, none higiye kugaruka ariko mu sura nshya izarimo abantu bakeya. Just mukomeze mu supporting, mukore like, share na subscribe, ubundi ibintu byacu bikomeze kugenda bibanyuraho. Kadukomeze tubaganirire amwe mu makuru agezweho waza kumenya nyuma yuko channel ya Yago igarutse bigasakuza. Yago akifatira ku gakano umusore witwa MIE Mr Irene. Ngubu kigezweho ni indirimbo The Ben yakoranye na Element ndetse ayikorana na Kevin Kade, nyiri byana nyiri bitoto. Kevin Kade umwe mu bantu mwakunze, Kevin Kade nyiri mitoma, Kevin Kade nyiri byana. Indirimbo birangiye abanyarwanda bamaze kuyumva bayidutayemo. Musimukire kuri channel Kevin Kade, indirimbo muze kuyumva. Biragwihwiswa yuko Element isaha n'isa ashobora kuba yasezera muri iyi label ngo kuko abangamiwe cyane, bitavugwa na ngo mbese ntabwo ibintu bimeze neza kuko ngo akomeje kubangamirwa. Element ubabarizwa muri 155 hamwe na Bruce Melody ndetse na Kenny Soul n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Umuherwe Coach Gael nagashaka gasuzuguro, ari nayo mpamvu atashakaga yuko indirimbo ya Kevin Kade Element yayigaragaramo kandi bafitanye beef yagiranye na The Ben. Ibindi wamenya nuko inauguration ceremony ni kuri iki cyumweru tariki 11 z'ukwezi kwa 8. Muzehe wacu muzehe arahira, ariko murebe u Rwanda ukuntu rumaze kubakwa, murebe abanyamahanga dufite baba bagana u Rwanda. Reka tuye kumaze twiganiriza abantu bahari ubundi batusangize n'ibyishimo byabo, ariko mbararikire kugira ngo tuzahurire kuri stade ubwo muzehe azabarahira. Ni umuhango kuva mu gitondo saa 11 imiryango izaba ifunguye kugeza nimugoroba. Umuhango wo kurahira ukorwe birangire, ubundi habi bitaramo bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kigali bahatwike hase koko azabona umunsi wo kwishimira ko abantu twatoye tugatora neza ndetse ibintu bikaza kugenda neza. Muzehe hari nibaza bazi imisizi gwitinga tuzagutora kageze nta kundi kimwe wamenya cyo kandi cyo kwishimira
nyuma y'umuhango twatangiye ane budgetaire y'uyu mwaka wa 2024 murabibona rero uko twakomeje kugenda tumanuka ubu tugeze ku mazi neza. Ibyiza nyaburanga by'inaha dore uyu ni umusenyi bavuga ko waturutse muri Miami. Ubundi muzi hano ni Miami Beach. Tuganiriza umva ikinyarwanda. Ubu tugeze neza ku mazi hasi, nahabonye ku mucanga ngo waturutse mu ndege, mwabibonye. Mutazavuga ngo ntacyo niki tutabakoreye. Tuberetse ikiyaga ngiki tukigezemo. Ushaka ku bantu bashoboye koga, ubu ngubu nuko naje nk'umuntu udafite gahunda yo koga, manigemo nanjye ngatangira yidumbagiza nkoga, ubundi bikagenda fresh. Ariko kandi mibutse ko twatanye gutanga imigabane kuri Iris Rwanda. Umuntu wese ufite amafaranga wifuza kuba yaguramo imigabane, enjoy, ngwino tugwemo umugabane mu mafilme wakunze. Niye filime waguramo, ubundi kaba yakomeza n'abakinyi ushaka twe twakuzanira. Uko ntari nabibonye, harimo idrapo ry'igihugu hejuru kuri la hotel. Niyo design bashizemo, uhita ubona ari drapo ry'igihugu. Nkuko mubizi Karongi ikoze ku Rwanda na Kongo. Bivuze ngo hoteli ushobora kuri muri Kongo ukaba wayibona ku kirunga bita Nyamuragira, cya kindi kijya kiruka hari uruhari rwose waba uri kureba iyi hoteli. Ariko iyi hoteli yo bayita Nukira, aho tuzahasura mu minsi iri imbere. Amashusho y'amafilme twagiye dukina yose, dufite amafilme menshi abitse ariko tutarabonera abafatanyabikorwa. Mwadushoyeho amafaranga tugatanga ibyishimo ku banyarwanda. Mwabantu mwadushema amafaranga nk'ubu ndi kubivuga. Hari abadiaspora mudukurikirana, mwajyaga mutwohereza ku madolari. Mumenye ko iyo naheruka kwakira World Limit, ubwo nanjye nyine mba nakubiswe ngakene. Muri make ndasabirije cyangwa ndasabye. Guys, twagiye mwabibonye, ariko niyame n'abantu mu mbwango ndongore. Abo bantu mu mbwango ninza n'umugore kuko mwabaye mundetse ko nkiri gukura mu minsi y'imbere ko nzamuzana. Ikindi ukwiye kumenya, nyuma yo gufunga insengero Rutayisire akabivugaho, yaragarutse mu kiganiro arongera asaba abanyarwanda imbabazi, avuga uburyo byagiye byumvikana mu buryo butari clear. Ese gufunga insengero ubonamo iyi avantage? Leta irashaka kugira ngo ibintu bye ku murongo, abapasiteri babeho bazwi, barize, bazi n'ibyo bari gukora, bafasha abakristo muri bwa bumwe bwa gikristo, ariko kandi babona ibyo kurya by'umwuka, bagena ibyo kurya byo mu buryo bw'umubiri. Mwahabonye rero turacyari ku mazi, ibiti bya palm tree. Twabatemberezaga ibyiza nyaburanga bigize akarere ka Musanze, akarere ka Karongi, akarere ka Rubavu, hose tuzagenda tuhagera ku bwanyu. Mwahabonye amazi, mwabibonye ngiyo hotel. Tugana ku musozi tunataha. Tugana Centre Pastoral Notre Dame do Fatima. Ni hotel nziza, mwigane, irabagezaho buri kimwe cyose kigenda neza uko byakagenze neza. Reka twitahire, ibindi nakagaruka. Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane. Abakunze ikiro cy'urukundo, abakunze Silent Killer, Darkness of Christmas, Isano y'ibihe n'andi mafilime yose ni vubaha ngaha. Ariko kandi ntiwagirwe Talent Go With Me. Iminsi iri imbere muzambona niciye muri studio yindi nshyashya mbaye mbateguje. We love you so much. Ndabakunda cyane.